imiziki yose igongana n'indangagaciro za Kisilamu, haba mu biyivugirwamo, injyana ya yindi bashyira amabara aho bose bagashaka kudundika, amashusho nk'uko dukomeje kubisobanura, iyo ni haramu, ntiyemewe. Itari iyo nta kitwaye na kimwe mu Buyisilamu. Mbisubiremo ngo imiziki, indirimbo bidafite aho bigongana n'indangagaciro za Kisilamu, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye mu Buyisilamu. Gusa nanone Abayisilamu bitwararike kandi bagira ubushishozi budasanzwe ku by'imiziki. Ubuyisilamu bw'umwimerere, Abu Muhammad Shia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innahu khayru nasirin wa mu'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. nyuma y'ibyo bavandimwe mudukurikiye, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hashize ukwezi ngira ngo twigishije ku byerekeranye n'indirimbo cyangwa se imiziki kuri ino channel yacu ya YouTube, aho twareberaga hamwe ngo ese indirimbo zose ni haramu muri Islam cyangwa hari n'indirimbo za halal. Twatangiye turebera hamwe icyo abamenyi ba fiqh bavuga ku bijyanye n'indirimbo, turebera hamwe kandi igisobanuro cy'indirimbo, birangira dufatiye ku musingi witwa indangagaciro za Kisilamu, aba ari wo twubakiraho ubuhalali cyangwa ubuharamu bw'indirimbo runaka. Imico, imyitwarire n'uburere bya Kisilamu, imyemerere ya Kisilamu, imigenzereze ya Kisilamu n'ibindi nk'ibyo, ibyo nibyo biza mu cyitwa indangagaciro za Kisilamu. Umuziki wose uhungabanya, uvuguruza cyangwa utesha agaciro indangagaciro za Islam, uwo muziki ni haramu, haba mu njyana yawo, amagambo awugize, amashusho n'ibindi. Mu ndirimbo za haramu twavuzemo nk'indirimbo zirimo amateshwa utamenya icyo zigamije, indirimbo zerekeza ku nkundo z'abasore n'inkumi, indirimbo zituma umuntu yibona akishyira hejuru, indirimbo z'ibishegu, indirimbo zikundisha abantu isi cyane zikabibagiza imperuka, n'izindi ziza muri urwo rwego. Hanyuma ku rundi ruhande tubona ko indirimbo zose zidahungabanya indangagaciro za Kisilamu, izo ngizo ntacyo zitwaye na kimwe mu Buyisilamu. Indirimbo zivuga amahoro, urukundo, ubumwe n'ubwiyunge mu bantu, mu njyana nziza itamenyerewe mu bitaramo no mu bubari, indirimbo zubahiriza ibihugu, indirimbo z'icyunamo tumenyereye cyane nk'Abanyarwanda, indirimbo zamamaza ibyiza mu buryo bwiza, indirimbo zivuga ibigwi intumwa n'abahanuzi, indirimbo zivuga Imana n'ubuhambare bwayo, n'izindi zose ziza muri uwo mujyo, ntacyo zitwaye muri Islam. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi ibihugu bya Kisilamu dukoperaho cyangwa se tugenderaho rimwe na rimwe kuri Islamu yacu, hafi ya byose uyu munsi byemera ko hari umuziki wa halal, aho usanga ku mateleviziyo no ku maradiyo y'ibyo bihugu imiziki ya halal inyuraho buri kanya. Mu kwamamaza bakoresha imiziki, mu bukangurambaga butandukanye ku bintu runaka barakoresha indirimbo za kaswida zitaka intumwa n'abahanuzi, indirimbo zivuga Imana, zivuga Allah. Hari yewe n'abasoma Qur'an muri ibyo bihugu mu majwi meza apanze nk'umuziki, bagasusurutsa imitima y'abantu bakoresheje ijambo ry'Imana mu njyana nziza y'umuziki. Ni ukuvuga ngo umuziki ntiwawutandukanye n'ubuzima bw'abantu ngo bigushobokereye, keretse ubanje kwiyambura ubumuntu, kuko Imana yaturemanye kamere yishimira amajwi meza anyura mu matwi yacu, harimo n'umuziki uziruwe
wa halal. Amajwi meza, nongere mbishimangire, apanze mu buryo bw'indirimbo ni ibintu biri muri kamere. Uramutse ushatse kwemeza ko icyitwa indirimbo cyose ari haramu, waba ugiye guhangana na kamere kandi ntiwayitsinda rwose, ndakurahiye. Ku rundi ruhande nanone, ntiwafata indirimbo zose ngo zigire halal, bitewe n'uko nyinshi muri zo ibyazo biragaragara, turabibona. Ni indirimbo zigomesha rwose, zitesha agaciro, zishyira hasi indangagaciro za Kisilamu. Kubw'amahirwe make, iryo somo ryacu ryaje kugira ikibazo cya tekiniki. Ku musozo waryo ngira ngo umunota wa 11 n'amasegonda 40 amajwi arabura, ntitwabasha kumenya ibyo ari byo. Nshishikariza n'abadukurikiye aka kanya ko mbere yo gukomezanya natwe muri kino gice babanza kumva icyo cya mbere, kuko ibyo tugiye kuvuga hano ni ibikomeza kuri icyo gice cyatambutse. Twari tugeze aho turebera hamwe ngo ese haba hari aya za Qur'ani ziziririza umuziki mubi ugongana n'indangagaciro za Islam. Ibi ni mu rwego rwo kugira ngo babandi batwawe n'imiziki ya haramu bayumvirize umunsi ku wundi, bayisakaza mu bandi, bayivanamo amafaranga, bazibukire, bumve ko nubwo hari imiziki ya halal ariko imyinshi muri yo ni haramu, kandi kubasha kuyirobanura hari aho bidusaba ubwitonzi bwo ku rwego rwo hejuru cyane. Si ukwisukira buri muziki wose rero ngo nuko hari imiziki ya halal hakaba n'iya haramu, kubera ko hari aho bizadusaba ubushishozi bwo mu rwego rwo hejuru cyane. Ubwo bushishozi nibubura, ibihano byo ntibizabura. Iki tukizirikane. Aya ya kabiri twariho niho twari tugeze. Imana iragira iti walladhina la yashhaduna zur wa idha marru billaghwi marru kirama. Kandi abo bagaragu nyakuri b'Imana ntibitabira ibyicaro mburamukoro bigomesha, niyo bagize aho babona ibifite aho bihurira n'imyitwarire mibi idahwitse, bahanyurana umucyo bubahitse. Suratul Furqan aya ya 72. Amagambo nka zur, laghu ni amagambo afite ibisobanuro byagutse cyane. Mu biyakubiyemo harazamo n'imiziki mibi ya haramu. Mu mvugo igaragara mu muzingo wa 6 w'igitabo Al-Kafi paji ya 431, ikongera no kugaragara mu muzingo wa 17 w'igitabo Wasailu Shia, umuzingo wa 17 paji ya 304, Imamu Sadiq alayhi afdalu salatu wassalam abikuye kwase Imamu Baqir alayhi salam aragira ati fi qawlihi azza wa jal walladhina la yashhaduna az-zur qal al-ghina. No kuvuga ngo mu bivugwa muri iyo aya tumaze kubona harazamo n'umuziki mubi uziririjwe nk'uko natangiye mbisobanura. Hanyuma aya ya 3 Imana muri Qur'an iti wastafziz man istata'ta minhum bisawtik. Imana ibwira shitani iti yewe shitani ndakuvumye, genda abo uzajya ushobora mu bantu bakemera kukujya inyuma, ngaho jya ukoresha ijwi ryawe uboshye bagwe mu byaha. Suratul Isra aya ya 64. Bisawtik, ukoresheje ijwi ryawe. Hashingiwe ku mahadisi menshi atandukanye, iri jwi rishobora no kuba ijwi ry'indirimbo n'imiziki bya haramu biziririjwe, bigamije koreka abantu no kubayobya. Wareba kandi nanone n'izindi aya nka aya ya 30 muri Suratul Hajj, ubwo ukanyarukira no muri tafsir ibisobanuro by'abamenyi. Wareba aya ya 3 muri Suratul Mu'minun, aho hose uraza kuhasanga ububi bw'umuziki uziririjwe unyurana cyangwa se ugongana n'indangagaciro za Islam. Aho hari muri Qur'ani aho tubwirwa ku muziki uziririjwe. Nitumanuka tukaza mu mahadisi atandukanye,
turabona impamvu dukwiye kwitondera imiziki mibi iziririjwe. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam iti, abaririmbyi n'abavuzi b'ingoma b'imiziki iziririjwe, byumvikane, yewe n'abasambanyi, abo bose bazazuka ku munsi w'imperuka ari impumyi, ibiragi n'ibipfamatwi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikongera iti, buri wese wumva umuziki uziririjwe ku munsi w'imperuka azasukwa mu matwi umushongi w'ibyuma byashongeshejwe. Kumva umuziki wa haramu uziririjwe, kuwucuruza amafaranga wuvamo, kuwukwirakwiza nk'ibi benshi mu rubyiruko biharaje byitwa ngo ni ukubaninga, kuwamamaza, kwitabira ibitaramo by'imiziki, kwicara hari imiziki, kubika ibikoresho by'imiziki, ibyo byose ni ikizira mu Buyisilamu. Mu gusoza turavuga duti, mu by'ukuri nk'uko twabivuze, umuntu yaremanywe kamere yo gukunda no kwishimira amajwi meza mu matwi ye, ahashobora kuzamo n'umuziki mwiza utagongana n'indangagaciro za Isilamu. Ni ibintu bigendanye na kamere ndemano Imana yaremanye umuntu. Bityo ntiwafata umuziki wose aho uva ukagera ngo uwugire haramu. Waba ushyizemo umunyu mwinshi, urusoryo, ukabije, cyangwa se ugize ibikabyo. Nanone kandi imiziki mibi uyu munsi irigaragaza, haba mu njyana, amajwi, ibiyivugirwamo, amashusho n'ibindi. Bityo ntiwavuga ko imiziki yose iziruwe, nabwo waba uregeje cyane. Niwitegereza neza urasanga idini yacu ya Islam ari idini itwara ibintu gake gake, ikunze kurebera ibintu mu nguni nyinshi zinyuranye, hagati na hagati, nta gukabya nta no koroshya kudasanzwe, hagati na hagati. Imiziki yose igongana n'indangagaciro za Kisilamu, haba mu biyivugirwamo, injyana ya yindi bashyira amabara aho bose bagashaka kudundika, amashusho nk'uko dukomeje kubisobanura, iyo ni haramu, ntiyemewe. Itari iyo nta kitwaye na kimwe mu Buyisilamu. Mbisubiremo ngo imiziki, indirimbo bidafite aho bigongana n'indangagaciro za Kisilamu, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye mu Buyisilamu. Gusa nanone Abayisilamu bitwararike kandi bagira ubushishozi budasanzwe ku by'imiziki. Kuba hari imwe mu miziki yemewe iziruye ntibisobanuye ngo muregeze mwumve ko icyitwa indirimbo cyose ntacyo gitwaye, maze ngo buri muziki wose muwuhe amatwi yanyu mwitwaje ngo mwumvise Abu Muhammad yigisha ko hari imiziki iziruye. Uwantangaho umugabo ku munsi w'imperuka binyuze mu kuba yarumvise nabi iri somo, njye Abu Muhammad namwigarika, kubera ko isomo ndi gutanga rirasobanutse, riranumvikana neza. Ngira ngo rwose ni ibintu turimo tugerageza gusobanura neza cyane mu buryo bwumvikana. Ahasigaye mu nyemerere mbaragize Imana nyisaba ko yatworohereza cyane, ikatwongerera ubumenyi no gusobanukirwa, kandi ikaduha iherezo ryiza. Wabillahi tawfiq wa akhiru da'wana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.